maze wigeze unohereza agakoma ukabageza agiye guhaha guhahira Baru ntahaha bakubona wiyemeye ureza agakiza mu muhanda kubuyo we mwana sababu ugiye kugiseye waramubyaye ndeba umuhera uvuga ngo umwana wawe kwa byose ko nta n'isoni ugira ko ugenda umufata umujyana ubire ngo ndagufungisha imyaka myinshi uwo nguwiki uyu mugore uyu n'amasaha yo kujya mu kazi ndabona ageze reka nze nshaka urutsimo niko yewera karame enda hano ngiye gusimbuka njya mu karya yakarayi yanjye na nyirajera cya gitiyo wabizanye se ubwo nabiraje bino byenda nkorana ubifure vuba nshaka kuza mu kanya ikigoroba nibyo ndi bujyane kugira ngo nsange bikeye bisa neza ndavuga reka nsimbukireyo njye jobu hanyuma ubivugute neza kandi ubireke bike ntubipfubye gutanze amafaranga yose kugura kawuma oya bifurisha isabune gusa umusene yo gukora ikintu bifurisha isabune gusa biraza kugira reka nsimbuke ngaho gira nsange wabirangije ariko nta mafaranga yibagiriwemo ndamuzi yanzanaho intambara ikomeye faranga se ugakorera iki ahubwo asikiwe uzigenda nawe yangiza ryari reka nihamagarire kibinda amahera aze tube twiganirira n'ubundi ama no kuduce alo Karame sheri yewe kibinda amahera we umva yagiye ngwino ma tujya tukijijisha kigira ngo nacyo kirubatse ndabizi bari mu nzira ubwo se bamucaga kukira njye nigeze ku ruhande mbe niryanaguranye mbere okay bari gutegurira ahantu ari bwicare gusa nicara hehera aramesa ageze se ahubwo ndanamwikumburiye ngiye muhamagare se bahu ubundi wowe yega bateretse ibyera we ari gukumbuye ongera ungwe mashaka yo niko yagiye se siko watesheje ingofero de n'ibitari ibi nzabita yo murakoze cyane icara nawe utereka byane tuganire nikoze reka nzanguzanire ka kantu bazi tutsibureho ariko nawe uzanyebuzaye genda shaho uzana uzi icyo nkunda shaka uru rugo nzarurya nuko shaka fasha kurya usa n'umubyeyi wakubyaye nukuri oya se kandi uzanye ka kantu nkunda rero naza aba yakimariye ahubwo ubuse naza agasanga kashize buramubwira ndambwira ko nagize icyaka nanjye ndumva uko bimeze nawe ugasomaho se reka musigarize batanyirukana aha by'iyi minsi usigaye biguruka nta mababa yagiye hese kandi yagiye mu kazi kansubizayo akarahure twaje tunagatsinda ntacyo bakubataza vuba ntabwo ari buze vuba ndabizi andi makuru se wari umeze koro ni meza nayo urukumbuzi rwinshi dore ikintu gisigaye kiza mu mutima nkajya kuvuga ngo pi byagira gutyo nkagira ngo pi yo ariko koko nta kibinda amahera koko narweruka ku mafaranga izina ryo muntu amafaranga yarabuze sheri no kuri kwimana amafaranga ukuntu uba watebeje wifuza sigaye ndi umusirimu nyine yakandi gapira rero dore kakandi kamaze gusaza cyase muri iyi minsi nagize ni babana ntabwo nakubwiye ko banyibye ariko ntacyo kusikabura ese shasheri uriya mugabo wawe rero mbyemba mbona nta n'ikigenda ariko buri ubona wowe ufite umugabo aya sha kandi nanone utansebereza umugabo ariko se iyo ubonye ubona ntamuruta uramuruta ariko wibuke ko yankoye yaragukoye ariko nanjye nzagukwa izindi gusigaye yabinda se kubi
kugira ngo urajyana yerekura gahunda arageze baho cya kirahure ugize nyamuneka cya kirahure umugabo arambikana noneho we ndeba kumuca inyuma kwa gere ngozemo aho ndabo ngo agiye gutaha niko sha yewe bitera ni byiza karuhija mpinga nikoze iyi myenda nasize hano mbari nambariro ntago nta no kuvuguta ntaki wabashije iki ncyafashe mu wahise uremba rero cyane rwose kwa muganga se ntago hari ntago nari bugereyo pe ariko none ikimasa kiri ndemvye bimwe bibi kuva bwa gitondo aho nasize ibintu niho bikibuni wanatetse ubu ko nsize hani ko ndibwo n'inzira amen azaba neza ahubwo menemera ku gasheke mbemekenya aha kanira agasheke nisure mu kazi rese ko numva gahunda ari ukubwirirwa ubu saka agasheke kanga n'urwara niko dusangira ndashonje nubwo mva ndi gutaka umutwe ibyo ni kazi kanyu wagiye kwa muganga bakaguha ibiti ukarya ntuhaga neze ndijyana ariko nararushye koko ubu nsiba akazi k'ikigoroba mujyane kwa muganga warembye utumva kurinda ubwo uremba kugeza wahamagaye umujyanama ahubwo urugo rumeze gutya njye sinanarwirwamo reka nigendere ni kazi kanyu twese ufashe iki wamaye ku gasheke dore ngicyo dore n'icyuma uze kugerageza ibyo ushoboye ndabona nta byaba nyamuneka utahe kare ndagukoze genda sha neza nabwenge nzi sundi ndajya kurwara n'uru runtu kibinda ko yampaye amafaranga ahagije ibi nabyo barabe ibintu ari musasimbe bose kanirwangaze ubundi aze ajya mu gikoni cyangwa arore ubonye aho yahereye kamamagare kibinda amahera mubwire ibi mbayeho we noneho ndagaragaye kibyimbye kiramenetse hano kigiye kumeneka pe cyari kimenetse alo Karame Simbi Basumba Rwanda rw'imisozi igihumbi wiri gute ahise agenda se reka nzishasha ikidomanye cyane reka shanda gukunda ukurya munsi reka nkubwira hari umunsi ntagiye bizibagirwa mu buzima bwanjye niyo mpamvu nibyo nari gukora nabireka nonaho umuhaza koko se umva rekaze rero ubwo yabayirwe nayo banyabonye none naragiza nkayi ubuzima bw'umwizero no kubushakisha uruhindu bagamo na ka ekonomi uko mbona hari igihe umuntu avunika n'ibyo avunikira ntibigaragara ariko ndagerageza nibyo tungu turimo nayo imwe saa sita cyangwa na ka ekonomi naho ubundi aya byari turatse buri munsi kiyedi cyo mw'iyi minsi ankora bibiri nkarya igihumbi ntaye aya gasheke ntaye aho ndifasha kuri aka kantu regana burya nawe ukundira ibintu byinshi buriya ukunda ukuntu uteye ufite kwibonesa nk'isimbi usindagiza amasimbi yose nawe ntugakabye reka nkubwire umva urakabye shaho oya nawe urabizi ariko wese ntubyizi ibyiza bigutatse meze nk'ibyiza bitatse u Rwanda usa nk'imisozi igihumbi itatse u Rwanda uramasimba asimbagiza isimbi ku isogi ese koko ariko ubu ntari busange tondogora we ndumva ukazi y'imyenda gufura reka nkubwire bya bihe rero iyo hari igihe njya mbikumbura bigatuma ndondogora nkavuga n'ibyo ntakagombye kuvuga wahora n'iki ko nagira mpamvu mara gukurura hano ntabwo uzankoraho birabe nanjye barabikumbura iyo turi kumwe mba numva umva nta kibyara nk'intare n'ingwe koko umva ni kopi uramenye ako sinzi impamvu atabibona uramenye wa mugore we ndareba nkareba amatwi nkareba amaguru nkareba hose ni wowe muzi uramenye n'abaturanyi babyarana abana basa ugomba kumubwira ko basa mu irugu
ukamubwira ko basa, ku gatsinsino ukamubwira ko basa, nyuma y'amatwi inyuma y'amatwi ukamubwira ko basa no ku musatsi. Uramenye biriya bisatsi byiza afite ze urabona bifite uramenye mu irambara ikomeye. nikoze mubonye mugasa nk'abikanze nikoze kibinda badusuye se ese muraho nari nabasuye badusuye nuko ukagira amata ku ruhimbi ikagira amafaranga urakoze cyane badusuye twembi nuko nari nabasuye. none se ko nta kintu kantu bakwakirije se wasanze nta nuzi nanjye nari mvuye gukora nibwo nari nkihagera nanjye usanze nibwo nari ngicakariye. oya byihorere mba nigire kugo ni ukuvuga ngo nanjye yari arimo gushaka aravuga ngo reka gutegereze. nanjye nari mvuye gutera karaka ruguru kuri cya kikonoshi cya wa muhungu wa Redefonsi emonera y'akaraka k'ikiyedi nari ngashoje ubu ngubu. ariko se akazi karashyakomeze se nako hariya haruguru kubwo duherukana nyine mugikora nari mugeze harya hejuru muri mu byangira guhoma. bimaze iminsi byarahagaze ariko ubu ngubu biri kugenda ubu ngubu biri gusa n'ibirangira. yewe nanjye usanze aribwo nkihagera. ni amahoro ariko ni amahoro. yewe ni amahoro urebye nuko ari iby'iyi minsi. ntabwo wari uherutse ntabwo wari uherutse kutugendera. ntabwo nari mperutse ariko harya se duherukana ubushize turi hahandi duherukana harya ni hehera duherukana mu isantere cya gihe uriya muhungu baba barwanira ikigage bakamena igicuma. wa muhungu bwo kwa kabugo haciyeho iminsi yewe hari haciyeho iminsi. ariko nawe uragenda ukiheza niba ari uko umuntu yakennye wenda bigira mwamenye mwese ko nakennye ahari. yewe wagize ngo se ntabwo ari ugukena ubuse nanjye ubu ngubu cyari kinzanye hano muri uru rugo nuko nje simpagusange nagira ngo untize untize agakote. ntibishoboka n'amakoti yose ugira ryarindi ryaracitse kandi hari umwana nzajya gufatira akabuye ejo bundi kuri enye z'ukwa kangahe z'uku kwa karindwi azakomezwa wa mwana wo kwa Rudomoro wa kagahungu ke gakuru kazakomezwa. akoti se n'ubundi ngewe ko ntajya mpfa kuryambara ntabuzwa n'iki. ahubwo se nta gakweto k'intuze kagakweto kawe k'umukara yayindi yanjye yakutse tarodo ahangaha dore yarahengamye. reka nguha agakote inkweto yo ntayo. agakote reka mbere ko nkugira gusa njye agakote kanjye nkabika gahanaguye ubwo nawe nukagarura nyine urabyumva. kandi mwe mwara nimba muri n'abasimu ntabwo wagenda n'amaguru wambaye ikote birumvikana. nyine reka nkagushyikirize ugire. agakoti se bakabika neza nawe ugire nawe ujye ugafata neza nuko kameze neza nta kibazo gafite mba nakabitse mu rwego rwo hejuru. n'agapantaro karimo se n'agapantaro kaba karimo byose ntugire ikibazo byose biba birimo. byose biba birimo birafunze bitewe n'agapasi nta kibazo. reka wari inshuti yanjye ariko sinzi impamvu turaheruka kugira ngo kumena habiri ya mandwa y'isazi. ariko ejo bundi uzibuke wa muhungu mukuru wanjye barashaka kuzagera gutya ngo sinzi ngo wa mwana wo kwa Sara. ntibishoboka tuzabivuganaho ubwo urashaka kutwaka gake nk'abantu b'abasaza. abasaza ko twataramaye ariko umeze neza mw'iyi minsi. meze neza maze kuzamo. cyo simbuka nagiye kujya gushaka utwatsi mu kabande. usezerere kuri mudamu wawe. ngiye kujya namwisezerera se ngiye gushaka utwatsi mu kabande. musezereho ntabwo duherekeje mugende turabareba. murakoze.
turabareba. Ariko abantu bo muri iyi minsi ni ibitangaza koko. Gute se kandi? Uriya yikora aze kunira ikote n'amakote yose agira. Ko bavuze ngo bene byo nibo bene inambo tukagira ngo nukubeshya. Erega nibyo n'ubundi ngo ibigona biva mu ruzi bikarigatura. Saga kote kanje ariko nta kiri hasi ko ari umukungu ntago yakwenda kukazana. Wabona nagahera. Ako se nawe ko wigize nyirabuntu ubundi hari nguru bijumburira indi. Akwa mugani ko nta nguru bijumburira indi bira byaje bitera. Karigire mu mirimo byihorere ryo kwishakira ubwatsi pfingi mu kabande. N'ibyo byose nta kigenda. Rekaze angira inama, azangira inama ndebe icyo nakora kuri ibi bintu ra. Ariko iki kintu kiraremereye sinzi ko ari bukibashe. Se yaheze hehera. Ndeba ari gutinda. Ko mbona yatinze ra byakimugendekeye bita yaheze hehe. Abanje ko gasagira ngo numuhamagare yakagwa abahungu. Nawe abakungu n'inzakwa zabo ko rwahize. abakwambara urumwiriwe ariko kibida amahera no gutebeza rwose abakungu no gutebeza muriho abakungu tuba turi abakungu jomba turacyahura abakungu no gutebeza rwose muransetse nikoze duherukana umbwira ko ugiye mu cyakabogi hano murakoze cyakabogi duherukana umbwira ko ugiye mu bintu byo harya ngo wari wafatiye umwana buje nagiye gufatira wa mwana wo kwa ntuza kabuje byagenze neza byagenze neza cyane ahubwo ndibagiwe kuva nkuzaniye kagakote twihorera uzabukazana ubundi se hari ubukwe nenda gutaha aka kanya uzabukazana ahubwo si ubwo ngubwo iki nk'ihesi se ntawe umenya aho tunguriwe wasanga n'ejo nawe bagutumiye iri zuba riri kuva iri zuba rero yo ndibonye ntekereza buriya hari abantu mu Rwanda bagiye bagira ibihano bikakaye nka bakamegeri bakababeshyira ngo byari bikomeye ariko iyo ntekereje nk'umuntu babambaga ku musaraba bakamubamba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuri iri zuba nta mazi nta cyo kurya buri ibintu by'igorogota burashaka kuzabikurikirana ariko buriya ari kamegeri na Yesu wababajwe cyane n'indera Yesu uretse ko yari umwana w'Imana ubundi igorogota buriya amateka atubwira yuko umuntu yapfaga nyuma y'iminsi 3-4 ubambye ku musaraba nta mazi ntacyo kujumva iyo nzara wumve n'izuba uramutse uri ku musaraba bishobora kuba ariyo mpamvu bahise inzira y'umusaraba ariko ibyo ntabwo ari byo wenda tuzagira umwanya kino nari guhamagariye urabona muri no minsi ntabwo urazi wa mwana wanjye ariko nta n'akantu mugira ko kuzimanira abashyitsi rero umuzimanira yewe bawitonze ejo bundi wagiye mu nama y'umudugudu ejo bundi nayigiyemo wumvise ko bavuze ngo hari ukuntu bavuze ngo urabona ngo abakozi ngo igihugu ngo kimaze kubura abakozi ngo gifite abasaza benshi none ngo bagiye kujya bahemba ngo abantu bafite abana bane kuzamuka narabyumvise ngo bagiye kujya bafata urugo rurimo abana bane ngo bajye babahemba umuntu ufite abana bane ngo agomba kwiyandikisha ngo akuzuza ngo niba hari ibintu bazabuzuza by'ifomu n'ibiki noneho abana ngo bakabahemba ngo bakabarira amashuri ngo bakabashakira amazu yo kubamo ngo bakavuyara nawe warabimenye se narabyumvise ahubwo ikibazo nge nagize nge mfite abana batatu mu rugo ariko kagahungu kawe harya kamaze nako kwigira ejuru ariko noneho hari n'undi mfite hanze nabyaye ntarazana madamu burya se none rero reka kubeshya oya ntabwo nahise nakubeshya tungana ese ubwo madamu arabizi urumva rero narakabimubwira kuko numvaga nta mpamvu yo kubimubwira numvaga nta mpamvu yo kubimubwira ubwo rero nicyo nari guhamagariye wabyaye hanze kera nta nkiri umusore ukiri umusore madamu akaba atabizi ntabwo abizi kandi wumva kugira ngo ibyo bintu bikunde ngomba kuzana umwana mu rugo kuko bavuze ko kugira ngo hatazajya hagira abantu biba abana b'abandi cyangwa bakiyitirira abandi bavuze ko umwana agomba kuba yarakuriye mu rugo bizwi cyangwa se yaba atarakuriye mu rugo bakaba bamupima nyine ADN none rero ashaka kugira inama uriya mwana ndamuzana gute mu rugo ariko se reka tumaze wa mugabo ndora ubukeye ko aribyo njya nkubwira umwana niba ataravukiye mu rugo akaba afite nyina ukwe umugabo ufite abana batatu umugore akaba atabizi uraza uwo mwana uvuge ko umukuye icyo rero nari nguhamagariye wa muvandimwe we kugira ngo ugire inama nurebe ukuntu uriya mwana ntamuzana akajya mu bandi nkuzuza umubare ntajye nkafata ariya amadolari erega ni menshi kandi bavuze ko n'abantu bazabarira amashuri meza ariko nde bagira ngo nturi hano wa mugabo we rero reka nkubwire ufite
mfite ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu umbwiye nshaka ukuntu ubibwira madamu. Ntuganirize umubwire ko wabyaye umwana hanze. Harya buriya mumaze imyaka ingahe mwubatsira? Umwaka n'uwa kangahe? Si uwa 8 niba atari uwa 9. Noneho uramubwira impamvu ko wamuhisha ari iyihe rero? Uramubwira yuko umudamu umwana wabyaye wamubyaye hanze, ariko utari wakamwemera. Noneho nyuma muza kwipimisha ADN, mwipimisha ADN, usanga n'uwawe. Wabanje kumuhakana, ugira ngo baramugutsindiraho. Noneho nyuma buri umwana n'umugisha, uza kwigira inama yuko mwakipimisha ADN ukamenya ko umwana ari uwawe. Noneho umubwira ati niba wakemera kumwakira ukaba wamurera, ukamurerana n'abandi bana, ati muzane mu rugo wumva ukuntu abyakira. Uko azabyakira bizaguha ishusho y'ukuntu wazana umwana ukamwinjiza mu rugo. Banza ubiganirizeho madamu, umubwire ko impamvu yatumye utamuzana ari uko utamwemeraga. Nyuma mu rero ugapimisha umwana wawe, nyuma ugasanga niwe, ukavuga ati umwana burya ni umugisha, ati reka muzane mu rugo murerane n'abandi. Impamvu yatumye umwanga uyimusobanurire, n'impamvu itumye umwemera uyimusobanurire, hagacamo iyo myaka 8 yose. Ubwo rero egera umugore wawe umuganirize, kandi ubwo ngubwo ndagiye njyewe. We simbuka, oya wanasimbuka inama nayumvise, reka mbigerageze, nitabyara inyana irabyara ikimasa. Ntuzi wa mugabo ntuza Karori yarambwiye ngo duhurire hariya haruguru, buriya nuko narinyuze ahangaha ati nturi no guca ku rugo, twari tunaherukanye. Oya simbuka noneho, simbuka ntago nkwerekeje. Ntacyo nanjye nihana imbere, reka kamamagare madamu aze hano rebe. Simbuka turabareba. Murakoze. Nsuri zira mudamu wawe rero ndamutashya umuntahiriza. Musimbuke turabareba. Mubandebere. Yewera niko yego enda hano, ariko jya utebuka jya ushyiramo akabaraga. Yaguze imirimo ibiri hariya mu gikoni wowe. Nta mirimo se wakise akazi we yarakarangije. Turere icyo nagira ngo tuganire. Turi ubundi mu nama bagize barya, baravuga bati igihugu cyacu gisigaranye abasaza benshi, hasigaye habura ngo urubyiruko rwo gukora. None ngo bagiye kuzahemba abantu ngo bafite abana guhera kuri 4 kuzamura. Ese guhemba abana bizongera abakozi? Ni ukugira ngo nyine bashishikariza abantu kubyara, babashyira kubitamo akantu nyine bita za motivasiyo, kugira ngo babyare nyine igihugu mu minsi iri imbere kitazabura abakozi. Bapfuye arihuse koko. Sabana nzababasha mwo kagira Imana. Abana 3 bose. 4 batatu. Wambara urumwiriwe. Twiriwe. Muraho. Turahanye. Kase ko ndeba isukari yazamutse noneho wabaye. Dore ndabika ikote ry'umugabo wawe. Twakubwiye ngo uzazari hanagurira sari. Irasayitera kubona wiyemera watereje aho ngaho. Wabaye kira. Abaye igisenyi n'umwanda wawe no twishimye. Songwereza akazi. Ushaka cyane sindi kwa bitamamagaye. Cyo gutwara umwana wanjye. Hanyuma imyaka tumaze wigeze unohereza gakoma. Mugabo wageze agirirwa guhahira. Baruru nta hahasi. Bakubona wiyemeye ureza gatuza mu mahanga. Ngo ndizabagabo. Nje gutwara umwana wanjye. Sakurize. Mwana sababu ugiye kugiseye, waramubyaye bya. Nawe guha. Ndeba uhera uvuga ngo umwana wawe. Akwanditseho se.
umwana wawe siko nta n'isoni ugira ko ngenda umufata umujyana urebe ngo ndagufungisha imyaka myinshi uwo nguwiki uyu mugore soni ni umwana wanjye reka nkubwire ngo nuko wafite ifaranga iriya mbwa y'umugabo yawe ntabwo iyo ibyara ni mbwa iriya mbwa y'umugabo wawe ntabwo ibyara ngo ndi imbwakazi uri imbwakazi Imbwa y'umugabo ibaho. uri n'imbwa n'imbwakazi ahubwo hanyuma waje kubyara nta n'imbwakazi nta mugore utavuze ngo ziba yego dini sawa nyine ndavuze ngo ndatwara umwana wanjye niba bazajya babaha ibihumbi magana abiri oya mubumve murera aho bigeze n'igice hano amafaranga twabutanga nazaga muri uru rugo nta posho nzanye wazanaga iki si ukuza ureza amabiri gusanga watebeje ibipataro byacitse nta wiyemera posho naguhaga wamaye iki se nta bihumbi 10 naguhaye yego di ibihumbi 10 se birera iki bikora iki bigeze naho hanyuma nk'uko yemera rugo ziba waje hano gukora iki nta mwana wawe ndashaka umwana wanjye ndavuze ngo ndashaka umwana wanjye noneho ubwo wigeze umujya ku gisewe nuko twari umuba muzi kwiganirira rero ndaguhereza umwana wanjye siko nta n'isoni ugira we ubonye nkubisuru mwana ndamuza ngiye kujya ndya inkoko indi iziritse urabona ibintu nkoreye mabere urabona aho wamere mamagara umugabo wanjye ibyo birimo gute wavuze ko umugabo ari imbwa ukaba uri kumutinya icara hano jya vuba icara hano ntagukura mu bwonko icara ahangaha ndekura jya ubundi uzi ko wanteye mu rugo rwawe nyine ariko se wapice tukumvikana ko umwana twamubyaye turi twembi twarenge nawe turi babiri ibi bintu nawe byagukoraho biramutse bimenyekanye ariko byakora he byagukoraho byagusera reka wikimujyane umwana nawe ndakubwiye ngo gabanya iterabwoba tugabanye amagambo ngabanje tuzagusanga hano nyine icara nawe icara hano tuganire ugiye kunsigira angahe ku buryo naza akanyuka ndahita mfata itike nyigendera nanjye nkatwara umwana wanjye se umutware urashaka ngahe ugiye kunsigira urashaka ngahe mbega ngo azajya babaha angahe undi ukuntu ubundi gahunda zimeze gahunda ya leta iriho bazajya baduha ibihumbi 300 bya buri kwezi harya namureze imyaka ingahe ariko se tutari kumwe nyine mbwira umugabo wawe iraha ariko nyine harya zabyeri wangwaga baga waziguze nyine reka tubyoroshye ariko ntukanyurire muvandi ntukanyurire maze rero shaho sibyo uzajya ubana n'abandi bana neza kandi ntuzagira ikibazo na kimwe ujye umbwira sibyo nta kibazo reka tugende mu rugo ntuzagira ikibazo sibyo zarya inkoko indi iziritse ndaguha amafaranga ibihumbi 100 yego mwana 200 gusa ndagiye kugura urukwavu koko ngo nyirwahire saba hehe rega ntago n'ubundi nemeye guca bugufi ngo twumvikane ntago dutandukanye kandi kuri amafaranga umbwiye ko ari turuwatsi azajya baha iryita uzagira inyorereza none utekereza ko ngiye kiriya gise cyari ubusa nyine wowe tuzabyumvikana rega buriya nanjye umugongo wigira nabi ingaruka mutwara abantu bose barabizi kuri mwana ari uwanjye ariko uzaza umutware apfa kuba yamaze kwandikwa ariko nyine ntago wabikora gutyo nawe kuko utangiye kunyenda rero turamereza mugira vuba ngaho yamereza undi ugende nabi uvane induru mu rugo rwawe kumpa umwana wanjye arya bwira nimero ya telefone iyo ndabaguhaye icyo ukora urabona nanjye dukene mazemo iminsi ndaguha 100 wenda na 20 Andura yamyeze mu rugo nyine urabona diro nicamo bizakunda nzahita nyagura ese ubwo bidaciyemo wagaruka utaba umurongo ngo uzanye umwana ariko se imereza amafaranga kandi niyo telefone winsigiye nzajya nkoresha iki gira vuba wa mugore uri n'igicucu uretse kuba n'igicucu uri n'ikigoryi